reba uragenda mu muhanda ntihagire umuntu ugufata ku ngufu, kandi barya abantu cyo baba bafite irari, ariko Imana iguhagarara ntihagire umuntu ugufata, ntihagire umuntu, kuko u Rwanda rumeze neza ku buryo nta muntu wakuvogera uko wibone. Ubu tugiye kohereza abana bose ku ishuri dusigariraho, bazagaruka nta grenade yatewe mu kigo, bazagaruka barariye, ahubwo bananuka bari iwacu. Iyo bageze ku ishuri barabyibuha, hariyo pate jaune, hariyo ibirayi, ariko abana bageraho bakabyibuha akazaza ameze neza. Ubu dufite ababyeyi bavuga bati bazatangira ryari. Uzi ko kugira ngo umenye agaciro kuko u Rwanda rukwiye gushima Imana, ababyeyi bifuza ko abana bahora ku ishuri, ati mubatukumanire. Reba inshuro abantu bashatse kugufunga, Imana igakinga gereza. Reba inshuro bashatse kukwica, Imana ikakurinda gupfa. Reba igihe bacukuraga ikinogo nawe uhahagaze ngo ukijyemo, Imana ikakurinda kukijyamo. Reba igihe wabonaga amarembo yakinguwe, Imana ikayegekaho. Reba uryamye ku iseta kwa muganga bakubwiye ko utari buhabyuke, Imana ikakuvanayo. Reba n'iki Imana itakoze. Ku bantu bari aha bari bubyibuke, habagaho ikintu cyitwaga imyate. Imiki twajyaga twikuba dukora ino system. Iyi murayibuka? Iyi system yagusha murayibuka? Habagaho ikintu cyitwa kabuye gakuba amaga. Wajya gufata akantu kakabuye ugakuba bena, ukuba ngo urebe kamaga yagira gute yashiramo. None uko turaha nta urwaye amaga, none uko turaha nta urwaye imyate, none uko turaha Imana yakoze ibintu bigize gute. Mujye mushimira Imana yaduhaye mituweli. Muranyumvise? Yaduhaye iki? Ubwo muraje muvuge ngo Samu nabari maratandukira ngari marajya muri politike, siyo ngiyemo. Nge mfite umuntu uba hanze mu Bugande, yambwiye ukuntu wibeshye ukabyarira kwa muganga bimera, ariko ureba uragenda ukabyara n'impanga, ukishyura 5 cyangwa 15, ugacyura impanga zawe ugataha. Wabyaye impanga 2, wabyara 4, bakavuga ati ntago yabyara ngo atahe, mushireho n'imbyeyi igende igize gute imushore. Ubu namenye ko hari uturere tumwe muri iki gihugu n'ahangaha muri ibi bice no gusama gusa, bamenya ko wasamye bati uwo mwana wasamye mutangira mu rwanya ubugwingire, uwo mwana wasamye murebe ukuntu yajya abona amafaranga ya buri gusama gusa. Munkirireho ma utwikire mu maso, wakoze sha, Imana iguha umugisha. Hano murahareba, muzi impamvu mutwikiriye? Ikubwira ko ukwiye kwishima, yagushyize mu mugongo, irangije iranagupfuka. Igira ite? Uzi impamvu yagupfutse? Mwanyumvise? Ahantu uzanyura hari ibintu biteye ubwoba, uramutse ubibonye wavamo hakiri ihakunyuza iguhetse. Ndashaka kuguhanura nkakubwira ngo nahasigaye uzahanyura kuko Imana igeze gute iguhetse. Ayo mashi n'ayanjye cyangwa n'ay'Imana? Noneho ariko muracyahari. Hari igihe uba uri mu mugongo ukajya utera imigeri ngo ndapfuye, ngo ntacyo gushima gihari, ngabo twiganye baguze imodoka, abantu tungana barashyingiwe, ngo ubu ko bitinze. Ukuri gusakuza ngo uve mu mugongo, yo ntago ikuvanamo ngo ikujugunye, irasimbiza ikajya uvuga ngo nzi ibyo nibwira nzakugirira. Ni byiza ntabwo ari ibi, ikajya igenda igira gute.
Imana ihimbazwe cyane. Iri teraniro riri hejuru cyane, riri hejuru ku buryo bukomeye cyane, ariko ndagira ngo tuzamure ibiganza duha Imana icyubahiro. Ntabwo ngira ijwi ryiza ryo kuririmba, ariko ndashaka kuririmba. Hagira abantu bake bo muri korali bansange hano tuvuge ngo umuntu umwe yarandebye aratangara, mugiye ko ngiye gushimira Imana. Ibaza niba mfite ubwenge nyamara nanjye byarangoye kwiyumvisha ko nkwiriye gushima, ariko nyuma nza gutekereza nsanga biriho byinshi byatuma nshima. Biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere Imana dushima, ubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye, ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo. Nimuze nshuti dufatanye tubyumve kimwe birakwiye, ibibazo byose twibaza mu mitima Imana ibifitiye ibisubizo. Shima Imana mutima wanjye we, shima Imana we yakubatuye, shima Imana uwe udahemuka. Banyarwanda shima Imana mutima wanjye we, shima Imana yo yakubatuye, shima Imana uwe udahemuka. Abanyarwanda shima Imana mutima wanjye we, shima Imana yo yakubatuye, shima Imana uwe udahemuka. Biriho byinshi we, biriho byinshi biracyariho ibyatuma tuza imbere Imana dushima, ubwo twaba tunyura mu bigeragezo hari byinshi byatuma dushima. Dusome ijambo ry'Imana. Umuntu uri kuri mixer yongera nzamure, ndi kuyiyegereza cyane ngakoresha n'umwuka mwinshi, kandi nyine niyo mpamvu mixer ihari. Umfashe uraba wongeye ukoreye Imana. Zaburi y'ijana na 24 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Zaburi y'ijana na 24 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 6. Umumixer nawe aramfasha, Imana imuhe umugisha nimba ari muri iri teraniro. Arabakoreye Imana, mikrofone nyigize hasi. Uko tuziyegereza zitera kanseri no kujya tuzigeza hagana hasi. Zaburi y'ijana na 24 dusome duhereye ku murongo wa mbere. Aravuze ngo iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, abarika Abisirayeli bavuga none. Reka tuvane mu Abisirayeli tuvuga Abanyarwanda. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, abe ariko Abanyarwanda bavuga none. Iyaba Uwiteka atari we wari mu ruhande rwacu, ubwo abantu baduhagurukiraga baratumize bunguri tukiri bazima, ubwo umujinya wabacanwaga kuri twe, amazi aba yaratembye rwose, isuri baratembye ku bugingo bwacu. 5 haravuze ngo amazi yihindurije aba yaratembye ku bugingo bwacu, Uwiteka ahimbazwe, utadutanze kuba umuhigo w'amenyo yabo. Ubugingo bwacu bukize nk'uko ikigoyi kiva mu kigoyi cy'abagoyi,
ikigoyi kiracitse, natwe tuvamo turakira. Amen. Munyikirize amen. Mwongereho gato amen. Turi mu mugoroba wa Rwanda shima Imana. Rwanda shima Imana. Ndashaka kubaganiriza ku ijambo iminota mike cyane rivuga ngo birahari byinshi byatuma ushima. Ndasubiramo rimwe, birahari byinshi byatuma. Uwo muntu umuhobera umubwire ngo Imana yakoze ibyo yagombaga gukora byose. Imana yakoze ibyo yagombaga gukora byose. 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 Muranyumvise basi? Byose. Pa, wari uzi ko uzagira imvi? Urebye ahantu wanyuze. Ubu none dore n'imvi zaraje. Ubu Imana niyo yakoze ibyo yagombaga gukora byose. Mushumba washagasha. Ubu wari uzi ko uzaba umupapa ukicara mu nzu iwawe ukitwa Revera Pastori, ukambara karuvati ugashyiramo ikote tukakwita mushumba uhere mu bwana bwawe. Abantu muri aha ndimo ndareba perezida turaziranye uri shiti yanjye, wibuke wambara ikabutura irimo ikiremo cyangwa kitarimo, ariko Imana yakoze ibyo yagombaga gukora byose. Munyitabe amen. Hano ntabwo twatinya kuvuga ko hari abantu bahingaga umusiri murawuzi, bahingiraga amafaranga ngo barye, ariko uyu munsi n'aba bosi ku kigero cyo witwa mama, usigaye witwa mama. Nawe ufite abantu baguhamagara ngo mama. Iyo ufite abantu bavuga ngo papa, daddy ariko n'ahantu uvuka daddy, ariko ndatangaye. Muzamura ibiganza tubwire Imana ngo wakoze ibyo wagombaga gukora. Abakatolike bagira indirimbo nkunda. Bavuga ngo niki cyatuma nagutsingiza Nyagasani, kari wowe nabuzwa niki guterura ndirimba shimwa nyagushimwa. Ariko niki Imana itakoze? Niki Imana itakoze? Hano hari abantu bari bwibuka amateka. Uru Rwanda mureba mwabana mwe mukiri bato, mwe muvutse mu ngo iwanyu hari amakaro, mwe muvutse mukanda ku gikuta amatara akagira gute akaka, mwabana mwe muje hari izi kamera badutereka imbere, muje musanga baso barubatse amazu bafite ama etage, muje musanga iwanyu mwoga amazi yo mu gipangu, iyo ushatse urakanda hakaza hashyushye cyangwa akonje, muje musanga ibintu bimeze neza. Ariko bana bacu mumenye ko atari uku byahoze mu Rwanda, mumenye ko ari Imana itugiriye neza. Ubu muranyumvise ko munyihoreye? Haleluya. Bana bacu muje musanga amashuri ari hafi, umwana atera intambwe agahita agera hehe. Baso na ba mama wanyu bakoraga urugendo rw'amasaha 5 ngo bagere ku ishuri. Muje musanga amarobine ari mu nzu, ukanda muri saro ukiborosereza muri saro utiriwe usokama. Muje musanga tuwarete ziri hafi yanyu. Twe twarabyukaga ariko wagize neza ma, ukajya kureba papa haryamye ukamubwira ngo papa mperekeza. Papa yaba naniwe akakubwira ngo genda ndakumva, genda ugaca mu myugariro. Ariko wakoze ibintu bikomeye mu Rwanda ma, ariko wakoze ibintu bikomeye mu Rwanda ma. Ariko zamura haleluya. Bana bacu muze musanga hariho icyitwa porutaye. Iwacu habaga imyugariro, muje musanga hari porutaye, ubundi byahoze ari imyugariro. Muzababwira Imana mwabonye kumanywa, muzababwira Imana mwabonye nenene ba Miriyamu.
muzavuge iyo mirimo ayo matekana. Mbabarira uhobera abantu babiri uretse kubahobera, ubahobere witonze mu kinyabupfura cyose, kandi ngiye kubibasaba mu bikore muhagaze. Uhobera abantu babiri babwire ngo u Rwanda rufite ibintu byinshi byatuma rushima Imana. U Rwanda rufite ibintu byinshi byatuma rushima Imana. Birahari sha birahari. Mwebwe ko yagiye akayimanura mu mikrofone, mwebwe murabizi ibintu byabagaho. Twebwe ntabwo twagiraga amashanyarazi, twe twavutse amashanyarazi ntayariho. Mwankurikiye? Twakoreshaga icyo bitaga igishirira. Igiki? Ugenda ugira utya. None dore aho Imana igejeje u Rwanda. None dore aho Imana igejeje. Amatara arimo arakamuza kaka no ku muhanda. Uzaturuka imuhanga ugere hano Icyangugu haracaniye hose. Unyura mu ishyamba rya Nyungwe haka kubera Imana yacu. Ku bantu bari aha bari bubyibuke, habagaho ikintu cyitwaga imyate. Imiki? Twajyaga twikuba dukora ino system. Iyi murayibuka? Iyi system yagusha murayibuka? Habagaho ikintu cyitwa kabuye gakuba amaga. Wajya gufata akantu kakabuye ugakuba bena, ukuba ngo urebe kamaga yagira gute yashiramo. None uku turaha ntawe urwaye amaga, none uku turaha ntawe urwaye imyate, none uku turaha Imana yakoze ibintu bigize gute. Dawidi aravuze ngo Uwiteka dukoreye ibikomeye, none natwe ndashaka kuvuga ibintu bike nkahita nsenga. Dawidi uvuze ibi wakongera ukazamura kuri iyi mikrofone. Ninjye ufite ikibazo cyangwa ni mixer ifite ikibazo? Dawidi uvuze ibi azi Imana neza. Yarayibonye ari mu ishyamba arwana n'intare, yarayibonye arwana n'idubu. Hari ibintu nahoze nsoma birandyohera kuri Dawidi. Uyu mugabo witwa Dawidi niwe wenyine wigeze yagemura bene se ku rugamba ngagiye kubashyira ingemu. Ise yaramubwiye ngo bagemurire urebe ku rugamba uko bameze. Bibiliya iravuga ngo ageze ahantu barwaniraga ku rugamba abahamagaye arababura. Nasomye amagambo arandyohera ngo asanga bagiye mu myobo kubera gutinya Goliyati. Ngo arabahamagara arababwira ngo Eliyabu na Shamu, niki gitumye muri mu mwobo kandi ari mwe mwaje ku rugamba ngo murwane turebe ko abantu babona amashimwe? Nituvuga gushima mujye mwibuka batuvanye mu mwobo. Nituvuga ko dukwiye gushima Imana mujye mwibuka abantu Imana yakoresheje ngo abanyarwanda tube tutakiri hehe mu mwobo. Bibiliya iravuga ngo Dawidi abahereza ingemu ariko ababaza impamvu bari mu myobo. Ngo baramubwira ngo hari umugabo witwa Goliyati uteye ubwoba, kurwana nawe byaguhenda. Iki gihugu cyari ahantu hateye ubwoba, kurwana n'iterambere byari bikaze, ariko turashimira Imana. Urimo urabona n'abagore baraza bakikarakasa bagakora injyana nta mutima umucira urubanza. Ngo Dawidi arababaza ngo murazava mu mwobo bigenze bite? Ngo baramubwira ngo turi mu mwobo kandi tuzatindamo, Goliyati ateye ubwoba. Ngo arababwira ngo mugende mubwire Goliyati ko habonetse umuntu wakwica, mubwire umwami ko habonetse umuntu wakwica Goliyati. Ngo baramubwira ngo Dawidi ibyo bintu uvuze wabisubiramo? Ngo baramubwira ngo ngarababwira ngo niyo nagera imbere y'umwami nabivuga. Umva amagambo yanyoheye. Ngo bafata Dawidi bamushyira umwami. Ngo ageze imbere y'umwami aramubaza ngo Dawidi wavuze ngo wakwica Goliyati? Ngo Dawidi abwira umwami ngo namwica. Ngo bazana icyitwa CV ya Goliyati. Babwira Dawidi ngo kugira ngo umenye umuntu mugiye kurwana tugiye kuguha CV ye. Nimurebe ko bashize icyo gihe muri Google haza CV ya Goliyati. Nasomye CV ya Goliyati ntera ubwoba. Basanga Goliyati akomoka i Gati, agira nyina w'umunewunimu. Goliyati agira metero 3 z'ubutambike na metero 6 z'uburebure n'intambwe imwe. Basanga apima toni 2500. Basanga Goliyati agira inkota twari ipima 250.
akagira ikintu yambara mu mutwe gipimira 160, akagira ibyuma bikingira imirundi bipimira 120. ngo basanga Goliyati ntago arwanye muri iyo minsi, yatangiye kurwana ahereye mu busore. ngo basanga Goliyati ibintu by'intambara bimenyereye ni umuzamani. ngo mwama ahita yindukira baza Dawidi ngo umenye seve ya Goliyati warwana. ngo Dawidi ahita ahagarara imbere y'umwami aramubwira ngo nubwo Goliyati afite seve ikanganye munyikiriza ndakomeza. Haleluya. Dufite ibintu byatuma dushima. Imbere yacu hari ibintu bimeze nka Goliyati bikaze. Bigize gute? Hari igihe seve ya Goliyati uyireba mu bana, seve ya Goliyati ukayireba mu rugo, ukayireba no ku kazi, ukavuga uti ndasubira mu mwobo nzaba mu mpaka. Dufite impamvu zo gushima. Haleluya. Dawidi ahagarara imbere y'umwami aramubwira ngo nubwo seve ya Goliyati iteye ubwoba namwica nagira nte. ngo umwami aramubwira ngo kugira ngo nshire impungenge mpa amazina ya so. Muzasome birabango aramubaza ngo uri mwene nde. Abanditsi bahurije ku ijambo rimwe bagira ngo arebe seve ya Dawidi irangana gute ku buryo yarwana. ngo bayikubite muri Google ngo basanga iwabo nta mateka hari barababura. ngo umwami aramubwira ngo seve yawe ntago yatuma urwana na Goliyati. ngo Dawidi azi imbere y'umwami ngo aramubwira ngo nubwo muri Google mumbuze ariko hari ibintu bikomeye twakoranye n'Imana. hari ibintu bikomeye twakoranye nande n'Imana. ngo umwami aramubwira ngo ibintu mwakoranye ni ibiki mpa seve yawe. ngo Dawidi azi imbere y'umwami aramubwira ngo nabaga mu ishyamba. hehe umva seve zanyu aho zihera. ngo umwami aramaze atusuga ibintu byo mu ishyamba birahwira no kurwana. ngo aramubwira ngo ntago nabaga mu ishyamba mpiga, ntago nabaga mu ishyamba ndeba ibiti, naragiraga intama za data. umva ijambo yongeyeho. muracyahari? muranyikiriza cyangwa murabyihorera? Haleluya. aramubwira ngo iyi ntare yazaga, intare yagiraga gute? Dawidi yavuze ijambo rya ntaye ubwoba ngo nayifataga ngo nkayasamura nkagira nte. yasamuye imbwa ni ingurube ni intama. yasamuye iki? ngo namara kuyasamura nkayivana umwana w'intama mu kanwa ngo nkamusubiza mu rwuri. ngo narangiza nkagaruka ngo nkayifata. nahoze nibaza asigaye ibwiye ngo buhagaze ndaje, asigaye iziritse. ngo nkayifata nkayishwanyaguza. ngo idubuyo iyo yazaga sinayishwanyaguzaga ahubwo nayivutaguraga. ngo arahindukira amubwira ngo nge wishe intare ntica n'idubu. uriya mufilisiti utarakebwe azapfa nk'imwe muri izo nyamaswa z'iki sinkazi. Abanyarwanda dukwiye gushimira Imana. Imana yagiye itwicira Goliyati ibihe n'iki nibi. kandi ndahanuye muri iki gihe cyo gushima na Goliyati wari imbere yawe uyu mugoroba apfe mu izina ryande rya Yesu. tukirimo gushima uyu mugoroba Goliyati agire gute? nimba byose yazamura haleluya ebyiri utuje. Zamura haleluya. Dawidi naramuka avuze ngo Uwiteka ahimbazwe mujye mubyumva yaramubonye. Ufite abantu hano mutazi ko Imana yakoze ibintu bikomeye. Ninde wabirimye avuga ngo Imana yakoze ibirenze ibiruta cyane uko twayisabye. Imana yakoze ibirenze yanesheje ababisha bacu ituburanira imanza zikomeye. uretse nahoraga njya kuvumba amashimwe y'abandi arebera mu madirishya abandi. Yesu tarobanura ku butoni araza asura ibyanjye byapfuye. indirimbo yanjye yarimba ngahunga inzira nyabagendwa nkanyu n'udusesero kandi mfita masezerano. Zaburi ndirimba si ya Dawidi. Zaburi ndirimba si ya Bena
ariko mana we waraturengeye, ayiwe ariko mana we waraturengeye shimwa, ariko mana we waraturengeye himbazwa, waraturengeye. Niki Imana itakoze? Niki? Reba inshuro bashatse kugufunga, reba inshuro abantu bashatse kugufunga, Imana igakinga gereza. Reba inshuro bashatse kukwica, Imana ikakurinda gupfa. Reba igihe bacukuraga ikinogo nawe uhahagaze ngo ukijyemo, Imana ikakurinda kukijyamo. Reba igihe wabonaga amarembo yakinguwe, Imana ikayegekaho. Reba uryamye ku iseta kwa muganga bakubwiye ko utari buhabyuke, Imana ikakuvanayo. Reba reba reba, niki Imana itakoze? Uretse no kuvuga ngo abanyarwanda, wowe ku giti cyawe ufite ibintu byatuma ugira gute ushima. Mwari uzi abantu bifuzaga kuzajya ubahingira, uzi abantu bavuga bati nahombe akene ajya twikorerera imizigo, bati burazajya yikorera imizigo. Imana iravuga ati ndabyanze ntazayikorera. None reba ntiwikorera imizigo. Uzi Imana ni iki itakoze? Uzi abantu bari bazi kuzaba nk'indaya, ndumva ngeze ibihe byiza. Rwanda shima Imana. nubwo bitamera nk'uko ushaka, ariko aho bigeze biramaze. Reba abagabo bari muri itaniro bose, hafi ya bose bambaye amakote. Wari kubona bangahe imbere ya jenoside yakorewe abatutsi bambaye amakote n'amakaruvati bamingaritse. Reba ukuntu tuba tugenda twidegembye. Umuntu arafata miliyoni akayivana akayegerana i Kigali ayitwaye mu ntoki. Mwarimu aragira ati n'ijana barazitwara. Reba uragenda mu muhanda ntihagire umuntu ugufata ku ngufu, kandi barya abantu cyo baba bafite irari, ariko Imana iguhagarara. Ntihagire umuntu ugufata, ntihagire umuntu, kuko u Rwanda rumeze neza ku buryo nta muntu wakuvogera uko wibone. Reba ukuntu ariko namwe mujya mubireba, mufite amaduka yanyu, mwirirwa mu gitondo mukinguye, ku mugoroba mugakinga mukagira gute, mugataha mu gitondo mukagaruka mugasanga ibintu biracyagize gute, biracyari. Uraparika imodoka ku muhanda ukajya muri banki ukagaruka ugasanga nta kintu bayikuyeho, warangiza ngo nta mashimwe. Ubu tugiye kohereza abana bose ku ishuri dusigariraho, bazagaruka nta grenade yatewe mu kigo, bazagaruka barariye, ahubwo bananuka bari iwacu. Iyo bageze ku ishuri barabyibuha, hariyo pate joni, hariyo ibirayi, ariko abana bageraho bakabyibuha akazaza ameze neza. Ubu dufite ababyeyi bavuga bati bazatangira ryari. Uzi ko kugira ngo umenye agaciro kuko u Rwanda rukwiye gushima Imana, ababyeyi bifuza ko abana bahora ku ishuri, ati mubatukumanire. Ariko Rwanda tukwiye kugushima. Ibyo bintu byatuma dushima Imana. Ubusa mvuze nabi? Oya mvuze nabi? Akanyuma nkitahira mugakomeza mugashima Imana. Abanyarwanda bafite ikindi kintu cyatuma bashima Imana, reka nyibabwire. Mwebwe ntago wenda, ariko abantu bari abenshi murabizi, cyane cyane ko muturiye Kongo, mujye mushimira Imana yaduhaye mituweli. Muranyumvise? Yaduhaye iki? Ubwo muraje muvuge ngo Samu nabari maratandukira, ngari marajya muri politike, siyo ngiyemo. Nge mfite umuntu uba hanze mu Bugande, yambwiye ukuntu wibeshye ukabyarira kwa muganga bimera, ariko wowe ureba uragenda ukabyara n'impanga, ukishyura 5 cyangwa 15, ugacyura impanga zawe ugataha. Wabyaye impanga 2, wabyara 4, bakavuga ati ntago yabyara ngo atahe, mushireho n'imbyeyi igende igize gute imushoreye. Ubu namenye ko hari uturere tumwe muri iki gihugu inahangaha muri ibi bice no gusama gusa bamenya ko wasamye, bati uwo mwana wasamye mutangira mu rwanyu ubugwingire, uwo mwana wasamye murebe ukuntu yajya abona amafaranga ya buri.
gusama gusa. Arangiza ngo u Rwanda ntirukwiye gushima guteze. Umugore aratwara imodoka akavuza n'amahoni nta mugabo uyirimo. Hari uwamanukanye ejo, madamu Soso ejo niwe wanzanye. Ndeba ukuntu ari kuyiviringura. N'abantu b'u Rwanda rukwiye gushima Imana kwe. Ariko ko mwabayeho kera mbere ya za jenoside Mushumba, abagore batwaraga imodoka bari bangahe? Ku buryo umugore yikoza gutya akaza atwaye ngema, ubwo nawe yagushyiramo akamutwara mwese. Nta mutima umucira. Haleluya! Reka mvuge dutatu. Icyambere gituma tugomba gushima Imana. Imana yaturwaniye intambara tuzi nizo tutagize gute nizo tutazi. Ako kantu mukandike gakwiye gutuma dushima. Ihora irwana. Ari ngiye kubaho urugero, izi kamera nazo zizadukoraho. Utaninza ntimuzazishyira uko njansanga kamera. Imana igira ikintu kimeze nk'igikubitisho. Nk'igiki? Mukivuge mwese nk'igiki? Enda president ngwino hano nkwereke. Umugabo n'inshuti yanjye yanaguze imodoka. Akomansha. Murebe uko Imana igenda irwana. President ntagaze ibintu bimuri imbere. Nuko gusunsumba ukabuhareba ariko wigire nkaho utahareba. Uri kumva? Hano murahareba mwese. Imana ukuntu iteye impamvu mugomba kuyishima igira ikintu cy'igikubitisho. Worojya nkurikira. Ku buryo utarabyuka iba yamaze kugera ahantu uri bunyuri. Nubwo utazi ngo ndajya hanja yibize aho nuri bugende ugira gute unyura. Ikahapanga ikintu cyitwa ingabo. Inki? Ubusa mwabivuze. Inki? Abantu bari ababaye mu gisirikare n'abakibamo hari ikintu bita patrouille. N'abasirikare babahagaze bacunga umutekano. Mwijuru impamvu tugomba gushima bagira abasirikare badukorera patrouille. Bashinzwe kumenya ngo Jackie ari bujye ku isoko naba ku isoko ajya guteka imbaburi ishobora kuza kumwotsa cyangwa gaze, muhashyira umusirikare ushinzwe kurwana na gaze itagira ikigira gute imutwara. Kandi nubwo yabyaye abana benshi ntimugire ikibazo. Ku ishuri kuri nasari mwoherezeyo marayika, kuri primaire mwoherezeyo marayika, kuri secondaire mwoherezeyo marayika, n'abari kuri kaminuza mwoherezeyo marayika. Munyikirize haleluya. Uwo marayika rero ikintu ashinzwe ahabwa cya gikubitisho. Nibyo. Ubusa muranyumvisha? Wowe ugenda unkurikiye. Akajya agenda adiha. Kandi tukiri muri iki giterane. Adihe, yongera adihe. Yongera agira gute? Munyikirize haleluya. Wowe urakomeza umurikire pa. Kandi ukagenda adiha. Wowe uri murabona yabidishye ariko no kutwana twawe no kwa nyoko bukwe no kwa so bukwe arimo kugenda agira gute adiye. Mama wowe ukirirwa unyuranamo utazi ingabo zigize gute zikurinze. Kumbi nubwo utabibonye uwo muntu umuhobere ngo nubwo utabibona hari ingabo zikurinze. Imana igumurisha. Hari ingabo zigize gute zikurinze. Ukwiriye gushima. Ukwiriye gushima. Kubera ko Imana irwana intambara tuzi nizo tutagize gute. Icya kabiri gituma tugomba gushima Imana abanyarwanda, yatwomoye inguma zo mu mitima, izigaragara n'izitagara. Dufite abantu baba barasaze bakiruka. Dufite abantu bahuye n'ibikomere my dear. Dufite abantu bakomeretse ku kigero cy'indenga. Dufite abantu bakomeretse ku buryo niyo utanamuha mikoro ngo abivuge. Ariko kubera impamvu tugomba gushima, Imana yacu yaraje. Imana igira umuseno. Harya niko bawita kazi gasena. Tuvuti pole mama. Uruwanjye nanjye ndo wawe. Ikajya gusena, ikavuga ngo nubwo wakomeretse nzakubaka nkubake neza. Ko munyihoreye haleluya. Nzongera nguha abahungu, nzaguha n'abakobwa, uzagira abuzukuru, uzaba umuntu ukomeye. Ubu dufite abantu Imana yomoye ku buryo niyagenda nta pfunwa afite,
nta bikomere afite nubwo yari yarakomeretse, ariko Imana yagize gute? Yaramwomoye. Abantu Imana yomoye, haleluya haleluya. Dukwiye gushimira Imana ko yatwomoye. Icya gatatu gituma dukwiye gushimira Imana, yaduhaye agaciro mu bantu. Abanyarwanda Imana yaduhaye agaciro mu bantu. Umunyarwanda wese ahantu ageze abantu baramutinya. Rero umuntu waje gukora n'umunyarwanda muriye muri menshi, aho tugeze turakora, ifaranga turarihiga. Dukwiye gushimira Imana ko twagize agaciro hehe? Mu bantu. Ariko hari akantu ka kane kandyoheye gatuma tugomba gushima Imana, nuko tutazasoreza inaha. Ubusa muranyugishe, ntituzasoreza gushima ko utazasoreza inaha. Ntabwo dukwiye gushima ko twubatse amazu gusa, dukwiye no gushima ko turi abana b'iki. Ariko ibaze kuba, nabibwiye aba mu gitondo kare rimwe mutari muhari, ibaze kuba mama wawe yarakubyaye mu buryo butemewe. Kera babana babitaga kwa kundi, ubu ntabwo bakibita kwa kundi. Muranyumvise? N'abantu bakoraga ibyo bintu babitaga kwa kundi, ubu basigaye bitwa ukundi. Nakunda kwibagiwe ariko nuko. Ariko ibaze kuba barakubyaye kwa kundi, murankurikiye, ukaba utazi so na nyoko utamuzi, ariko uyu mwanya ukaba uri dirija wa korali, ubumva ntabwo bufite ukanadirija kandi waravutse. Ariko ndatangaye, haleluya. Ariko Theo urabona ukuntu wambaye igipira cyiza, uri umuzirimu pa. Uribaza ukuntu Yesu dukwiye kumushima. Ibaze kuba mama wawe, papa wawe yari umusinzi ugwa bamuzana bamutwaye bati rero yarunyweye ni mubika umuntu wanyu. None ndebera usigaye wantona ugafata mikrofone wahamba nati ukanantona nta soni n'ukuntu mama wawe yasindaga bukarinda buke. Imana ikwiriye kugira gute? Ubusani dukwiye gushima. Waguze imodoka uzabaze so, ubaze na so wanyu, nta wigeze ayigura. Niwe muntu wenyine mu muryango watinyutse ugura imodoka. Uzikabiba mu nzu y'amakaro, mugashyira n'amakaro muri tuwarete. Uziki wanyu uretse n'amakaro nta na sima yagiraga gute? Yahabaga. None urinjira ahantu ukahasanga amakaro, wakwinjira ahandi. Ariko aho narayeho numiwe, barayometse baragenda bageza hejuru. Nahoze mudira amakaro yapfuye ikibagejiriye. Kumbi nibyo n'amateka. Kugeza ubwo umuntu ashyira amakaro mu nzu bikamurenga akayashyira no hanze, kajya bati ndahashaka amakaro. Uzabaze bene wanyu uretse n'amakaro na pavoma nta yagize gute? Nta yabagamo. Barakurungiraga bagatera amazi. Nabyibuka igihe wacu bajyaga gukura bakavuga ati mwe musohotse, bakazana utuzi bakaminyagiramo kugira ngo bagire gute? Bakubure. None ntimuragikoropa mwunamye, haje ibintu mukoresha muhagaze. Kasasika no munsi y'igitanda ugize gute? Uhagaze. Ariko umuntu ahagaze, nta bintu byose byabaye otoma, nta bintu byo kugenda urwana n'amavitensi birijya. Ariko mubayeho neza kweli. Bana bacu nimureke Imana muzapfa nayo. Imana yakoze ibintu bikomeye. Usigaye uguriza abantu bakaguhamagara mu kirori bakavuga ngwaro ngo usihangane utuzire mu bukwe, ubwo se bihanganisha urindi ngo turakwinginze ngo rwose ngo nitutakubona ngo Mana ngo tumva tugukeneye ngo uzihangane. Ukumva byabahangayikishije kutazazama, kandi ubundi kera mu bisekuru by'iwanyu ntibifuza ko bahagera kuko mwaravumbaga. Ariko kubera ko bazi kutazanwa no kuvumba byatunganye, barifuza mu birori byabo, aho ko kugira ngo uvumbe uratwerera.
mukwiye gushima. Warize ufite amashuri, warangije primaire, ukubitaho na segonderi, none uri na kaminuza. Akana kanjye aho kiga ejo bundi minerivare barayurishe, bayurishe karaza karambura kati dadi nti ati bayongereye na make ati minerivare. Undebere kubona ufata abantu ukabavana ku kigo cy'ibihumbi hajya muri leta bishyura hariya bishyura 1000, ariko ureba ukuntu ukwiye gushima uwawe yiga agenda n'imodoka. Ninke mwari wagendaga n'imodoka, ntani wambaye inkweto ugize imyaka ingahe? Mwarimu yambaye inkweto arangije primaire, ariko umwana wawe avuka zigize gute? Muzigura ataraza. Ariko natangaye. Usuko twajyaga tubaza Imana ngo tuzarya umuceri tuwurye tuwuhage tuwihagurutseho. Iby'Imana ikora biradutangaza, na n'uwabimenya uko biriwe. Hari kwico nzinu Imana ibaha umugisha. Ninde uraho utashima? Ninde? Ntabwo twiborosaga abana bacu, twakoreshaga umwe. Nta brosada zabaga icyo gihe. Umuntu yafataga amazi agacisha mu rutoki, cyangwa ugafata agati k'inusu ukagenda gererya, cyangwa ugafata umwenya akaba ari ukubamo. Abasirimu cyane bakoreshaga amakara, kajya ukubamo iki? Ikara. Ibintu mureba mwazanye by'amapuderi yahenze nta yabaga. Wasangaga umuntu yarateye ingwa muri saro, yajya ku rusengero akajya akora ku gikuta, akisiga ingwa, cyangwa zazindi zo ku ishuri baricira akajya kubaka ukanayora, akajya mu materaniro. None usigaye ukora puderi ya senkani, ukagura parufe y'ibihumbi 200, usigaye ufite amavuta yo kwisiga ugiye kuryama, ukagira nayo wisiga ugiye hanze. Musigaye mugira imyenda murarana, mukagira niyo muzindukana. Mbere nta myenda yabaga, ariko wagize neza man, wagize neza. Kugeza ubwo mwasirimutse umuntu akagira inkweto zo mu nzu niza soho. Berutse kujya ahantu ninje barangwa ati zo nkweto zisigaho, ati izi nizo mu nzu, nizo ngo mbyambare numva nabyo biranepa bimeze nk'itapi. Bega ibikweto byiza we, ngo ni ibikweto byo muri salo. Ariko zigusirimuka kuryo ugira inkweto zo muri salo. Nahagurukaga kenshi kugira ngo numeze zifite ukuntu, ariko hari byatuma mukwiye gushimira Imana. Sigaye mugira n'inkweto zo muri salo. Imana yakoze ibyo yagombaga. Ko mutabivuze, Imana yakoze ibyo yagombaga. Nsoza ngiye kuvuga utuntu tubiri dutuma ukwiriye kujya ubaho ushima. Akambere nuko kuri ntiwaguteganyaga. Muranyumvise? Ukuntu uri ntago wagize gute waguteganyaga. Muri plan yawe kuzitwa doctor, kuzitwa director, kuzitwa professor, kuzitwa umucuruzi, ntabyo wateganyaga. None uriwe reba, ariko kuba witwa sogokuru, wavutse uzi kuzagera ukaba sogokuru pasi, bakajya ngo dufite sokuru, tugiye kwa sokuru. None reba uri sekuru w'abantu, nubwo waba utagihari, wabyaye abantu wabyaye no babyara abantu. Icyakabiri gikwiye gutuma ubaho ushima nuko Imana ikiguhaye umwuka wo kugira gute wo guhumeka. Muzi ko nibiri ivuga, biravuga ngo ibiriho byose ni iby'abariho. Ubwo muranyumvise? Niburiho ari ngiye kubabwira kana, ariko ndeka n'ubundi nkababwire. Nigeze
nigeze najya kubwiriza ahantu, nibo bari bantumiye s'il vous plaît, ntago naye nijyanye ni nkuko naje. Ngezeyo baranyakira nk'umukozi w'Imana, icyo gihe nambazaga ikirere. Hari ukuntu twajyaga dufata bene uyu mukondo tukawuhuza n'uyu, twabyitaga management. Noneho nagiraga akantu k'agakapu najyanagamo Bibiliya kanzaruhahira. Nta gote nagiraga, ibi by'amagote bije vuba. Nambaraga umupira ugera hepfo. Noneho ngezeyo mpagarara ku marembo nk'hariya, mbwira umuntu nigenda ubabwire ngo umushyitsi yaje. Bazona umudiyakoni ngaze kundeba. Umudiyakoni aje kundeba akajya avuga, akajya baza abantu barango ariko ngo umushyitsi bavuze ko ari aha ari he. Mbona umushyitsi yamubuze, ndavuga ntireka mwibwire ye gukomeza gushakisha. Ndamukomanga nti ni jyewe. Arandeba ahita avuga ngo mu izina rya Yesu. Niko wikanze, arambaza ngo ni we batumiye, nti ni jyewe. Ngoya ngo bambwiye ko hari umushyitsi waje. Ndamugana ariko ninjye batumiye, mvuga naho nari mvuye. Bamfata ukuboko aranjyana. Tugezeyo kuko umuntu wari wantumiye nawe yari yarantumiye, yaranyumvishe ariko atarambonye. Tubageze amaze ati n'uyu watumiye, ati njye bambwiye umuntu witwa Samu, ati nimba yitwa Samu natubwire. Nti nitwa Samweli. Ati ni we Samweli irabizi, nti ni njyewe. Ngo mu izina rya Yesu. Nawe arongera. Ndashaka kubabwira impamvu tugomba gushima. Twabyirutse abantu batatubonamo icyizere. Ubuse mwanyumvishe, washatse bataguha icyizere. Abantu bose babonaga nta cyizere gihari, Imana ikakibaha bakaba bafite amashimwe. Mugire gutyo ibiganza mvuga ngo warakoze Mana, warakoze Mana. Haleluya! Nta cyizere abantu baguhaga. Shima rero kuko ukiriho. Ubu dufite abantu barimo kujya intego ngo urugagiremo nazarutindamo, uzarutindamo. Ubwo igihumeka ugomba kurutindamo mu izina ryande rya Yesu. Akanyuma ndahita nsenga. Uyu mugabo tubwira ngo tumushime, araduhetse, ntago azatuvana hehe mu mugongo. Mubisubiremo, ntago azatuvana hehe. Nta muntu tureshya uri hano. Ubuse ninjye ureshya gutya ngiye nyine. Nta muntu tujya kureshya kandi unanutse. Ngwino pa. Akana nsumbya si kanini, nanjye nintereka twareshya. Urabona imyaka ufite wambaye ikote, ubundi nta muntu ngana nkawe wambaraga ikote. Ngaho jya mu mugongo kandi ufata n'udafaturagwa. Uyu muhungu nawe yarariye. Muracyahari? Munyikirize amen. Mwongereho gato amen. Ukubwira ngo ukwiye kumushima araguhetse. Uzi impamvu aguhetse? Niyo nshaka kubabwira. Yagushyize mu mugongo hakiri kare kuko abizi ko ahantu uzanyura hateye ubwoba. Hateye? Ko mutabivuze hateye? Mama wazanya ko kantu kumwitero witeye ukakantwikiriza uno muntu. Munkirireho ma, utwikire mu maso. Wakoze sha, Imana iguhe umugisha. Hano murahareba. Muzi impamvu mutwikiriye? Ikubwira ko ukwiye kuyishima, yagushyize mu mugongo, irangije iranagupfuka. Igira ite? Uzi impamvu yagupfutse? Mwanyumvise? Ahantu uzanyura hari ibintu biteye ubwoba. Uramutse ubibonye wavamo hakiri ihakunyuza iguhetse. Ndashaka kuguhanura nkakubwira ngo nahasigaye uzahanyura kuko Imana igeze gute iguhetse. Ayo mashi n'ayanjye cyangwa n'ay'Imana? Noneho ariko muracyahari. Hari igihe uba uri mu mugongo ukajya utera imigeri ngo ndapfuye, ngo ntacyo gushima gihari, ngo twiganye baguze imodoka, ngo abantu tungana barashyingiwe, ngo ubu ko bitinze,
ukuri gusakuza ngo uve mu mugongo yo ntabwo ikuvanamo ngo ikujugunye, irasimbiza ikajya ivuga ngo nzi ibyo nibwira nzakugirira, n'ibyiza ntabwo ari ibi, ukajya ugenda igira gute. Uzi ko nawe bataheruka kuguheka bashaka kwigumiramo kimera uriye muntu. Wowe nta kintu uzaba, uzajya ubona ibintu byakaze ujye uvuga ngo nahataraha Imana yarahanyoshije ko munyihoreye. Haleluya. Ubona byacanye maremare uvuga uti mucane cyangwa muro, hari umpetse, hari ugize gute. Kandi bafite iyi nkuru ndahita nsoza. Umugabo uduhetse nta hatanyura, mu maho akandagiramo, mu mafatangwe anyuramo, mu bukene no mu butindi anyuramo, abantu bose bamaze kuvuga ngo ntibizakunda anyuramo. Muranyumvise? Bashyizeho bariyeri n'ibipfaru n'ibibunda bikaze, abinyuramo nta bwoba ajya agira. Uwo muntu umuhobera umubwira ngo guma mu mugongo, azahakunyuza hose, azahakunyuza. Zamura haleluya. Muhaguruka tubwire Yesu ngo warakoze. Muhaguruka dushime, muhaguruka dushime. Umuntu wateguye Rwanda ashima Imana, Imana imuha umugisha. Dukwiye gushima Imana, dukwiye gushima. Ari gihe rero umuntu amaze ati kudashima, ati nta kintu Imana iheruka gukora. Uzi umwuka amafaranga ugura? Uzi umwuka amafaranga ugura? Ubu noneho bakujyanye kuri bomboni ukazamarayo nk'ukwezi, bagakubitaho n'umugore wawe, bagakubitaho n'abana bawe, mukamara y'amezi 3, wazishyura n'inzu yawe n'imodoka yawe ugafata n'imyenda, ariko mwese muhumeka ku buntu. Abuzukuru barahumeka, n'umugore wawe agahumeka, n'abana bawe bagahumeka, mwese ntawe mwishyura. Ibyo byo n'ibyatuma ugira gute ushima, mugire gutya ibiganza. Tugiye kuvuga ngo warakoze kababisha batatumize bunguri, warakoze ko waturinze gukorwa n'iki niso. Mubanze munyikirize haleluya. Buri muntu wese agiye gutekereza ahantu zari kumukorera, narangiza avuge ngo Mana abana barize, nubwo batizaho nashakaga ariko bagize gute, barize. Mana narariye, nubwo ntariye nkuko nabishakaga ariko narariye. Mana ndacyari mu rugo rwanjye, nukuntu ababisha bavuga ngo rurangire ndacyarurimo. Ubwira Imana ngo kuba nkirurimo nabwo warakoze. Ubwira Imana ngo ndacyajya muri Kongo nkacuruza nkataha, ndacyacuruza, hari abantu bapfuye kera. Ubwira Imana ngo warakoze. Gira gutya ibiganza, twemerere mushumba yigire hino, mushumba ku ruhande, igira hino mushumba wacu. Ugiye gusenga, ubwira Imana ngo wakoze ibyo wagombaga gukora byose. Mugira gutya ibiganza byanyu, tubwire Imana ngo Mana wakoze ibyo wagombaga gukora byose. Tubwirire Imana. Utagushima ninde, utagushima ninde, utagushima utagushima Uwiteka muremyi w'ijuru n'isi. Uyu munsi duciye bugufi imbere yawe, kuko dusubije amaso inyuma tukibuka neza ibyo wadukoreye, ibyo waturinze twagombaga kumirwa nabyo, imigisha waduhaye ukayidusenderezaho, ari twe abari hano, ari imiryango yacu, abanyarwanda twese, abari mu Rwanda n'abari hanze yarwo. Mu izina rya Yesu twunamishije amavi y'imitima yacu, tugira uti Mana ushimwe, Mana shimwa, Mana shimwa, Mana shimwa. Dusubiremo twese, Mana shimwa, Mana shimwa, Mana shimwa, Mana shimwa.
Oh, haleluya, haleluya. Turakwinginze ngo Mana, icyubahiro gikomeze kibi cyawe, izina ryawe rishyirwe hejuru, ukomeze usindagize ubugingo bwacu, ukomeze ubane natwe, ukomeze uturinde, ukomeze utugirire neza. Uru Rwanda rwacu rukomeze kurindwa nawe, ukomeze kuruduheraho nk'imigisha, iterambere ryiyongere, ibintu byose dukeneye ubisendeze kuri uru Rwanda. Uturinde ababisha, uturinde abanzi, amahoro yawe Mana abane natwe. Tubyambaje mu izina rya Yesu umwami wacu, amen. Uturinda buri munsi ibitero bya Satani, uri gihome cyanjye, nzajya ndyama nisiguye kuko utubera amaso. Imana ihimbazwe cyane. Tugiye gusenga tubwire Imana ngo muri uyu mwanya wo kugushima, Goliyati tumuvanye mu buzima bwacu mu izina rya nde Yesu. Muranyikiriza, muranyihorera. Haleluya. Mwongereho gato. Haleluya. Muhaguruke dusenge. Uwiteka Imana muremyi w'isi n'ijuru, wangiriye neza sinzi uko nabivuga, wankuye kure n'isayo y'ibyaha, maza mu bugingo, ubugingo bw'iteka. Tubivuga twese. Umucyo mwinshi wamurikiye, ankozeho wese mpera ko ndahindurwa, nanjye nzibera mu mahema y'Izamutegere sinzarambirwa. Ambwira ko nkunda buri munsi, ambwira ko nkunda buri munsi. Ni mwiza, ni mwiza we, ni mwiza kurusha uko mbivu. Amenyera kure, amenyera kuri ibyo nibwi, nzamutegereza sinzarambirwa. Muzamure ibiganza, muzamure ibiganza. Uyu mugoroba wo gushima tugiye no gusaba. Ubwo tumaze gushima tugiye kubwira Imana ngo ukore n'ibindi. Ubwo tumaze gushima tugiye kubwira Imana ngo uvane na Goliyati wundi imbere yacu. Ariko ndatangaye, ariko ndatangaye, ariko ndatangaye. Ndashaka ko umuntu wese uri muri iki giterane cy'amasengesho agiye gusenga umunota umwe, abwira Imana ngo wakoze ibyo wagombaga gukora byose. Uyibwire ngo ndagushimiye pe, ahantu ugejeje ukora ni heza, ahantu ugejeje u Rwanda ni heza. Nusoza ubwire Imana ngo niki wagikora, niki ngiki wagira gute wagikora. Uriya muntu wo kuri sente n'uwo ku ngoma babivuze gake, bigende bivuga. Ndashaka ko umuntu wese urahabumbura umunwa agashima, ariko yamara gushima agasaba ibintu bitatu byihutirwa, akabwira Imana ngo ibi ndabigusabye muri iki giterane birihutirwa, nabyo bikore nzagaruke gushima. Tangira usenge, tangira usenge. Muvuze ntacyo bitwaye, buri wese atangira asenge. Zamura isengesho ryawe usenge. Zamura ijwi ryawe usenge. Zamura ijwi ryawe usenge. Zamura ijwi ryawe usenge. Zamura ijwi ryawe cyane. Zamura ijwi ryawe usenge. Nta kikunanira, senga. Nta kikunanira, iyo utegetse biratungana. Senga, senga. Nta kikunanira, nta kikunanira, iyo utegetse biratungana. Nta kikunanira, senga, senga. Nta kikunanira, iyo utegetse biratungana. Nta kikunanira,
yewe mwami we ntakikunanira, iyo utegetse biratungana. Senga senga senga, ambwira ko nkunda buri munsi, ni mwiza kuruta uko mbivuga. Senga senga, amenyera kuri ibyo nibwira, nzamutegereza sinzarambirwa. Senga senga, Imana ishimwe, Imana ishimwe. Goliyati ava mu buzima bwawe, Goliyati ava mu buzima bwawe, ongera ubone irindi shimwe. Bya bindi Imana yarabikoze, Imana niyongera ikore n'ibindi. Bya bindi Imana yarabikoze, Imana niyongera ikore n'ibindi. Rya joro ryarakeye, n'iri ngiri nirike. Bya bintu byaratunganye, n'iri ngiri nibitungane. Ya ndwara yarakize, ariko n'iyi ntikire. Imana yaragushingiye ishimwe, ariko niguhe n'ibyo kugaburira abana. Imana yaguhaye urugo, ariko niguhe n'aho kuba. Turongeye turaguhamagaye ma shala wini salanga pela wini darayi. Tuzamura ibiganza byacu, zamura ibiganza byawe. Akira ikintu Imana ikoze, akira ikintu Imana ikoze. Tega ibiganza wakire, tega ibiganza wakire, tega ibiganza wakire. Akira abana, akirira abana bawe, akirira umugabo wawe, akirira abuzukuru bawe, akirira u Rwanda n'Abanyarwanda. Akira guhinduka heza, akira gucuruza ukunguka, akira amahoro, akira umunezero, akira 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 kwiga ukarangiza, akira ibyangombwa, akira kubaka inzu, akira umunezero, akira amahoro yo mu rugo. Akira 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 akira. Halawini hela. Turagushimiye ma, turagushimiye ma, turagushimiye ma, turagushimiye ma, turagushimiye ma, turagushimiye ma. Imbaraga zari imbere yacu urazimenaguye, 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 urazimenaguye. Turongeye turavuze gushimwe, 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 turongeye turavuze gushimwe. Tera ela. Reka nsabe zino kamera ziveho gato, niwe muzi kuyeho gato, niwe muzi kuyeho gato. Iyi niveho, niri yiveho, niwe muzi kuyeho gato. Tugiye gusenga, niyo yikureho, niyo kamera yikureho. Tugiye kongera dusenge, tugiye kongera dusenge, tugiye kongera dusenge. Mubwire kamera zose ziveho, ndashaka ko dusenga izi kamera mwazikuyeho. Sawa, niyo yavuyeho. Sawa. Umuntu wese uri muri uru rusengero nahaguruka ahagarare. Umuntu wese uri muri uru rusengero akaba yaje gusenga nahaguruka ahagarare. Nimunyikirize haleluya. Mwongereho gato haleluya. Impamvu vuze ngo kamera ziveho ngize hishurirwa.